uburyo kanseri y'ibere ifata, ibimenyetso n'ibiyiranga n'uko wayirinda. Kanseri y'ibere iterwa no kwiyongera kudasanzwe k'uturemangingo tw'ibere tugakora birenze urugero, bityo umubiri ntubashe kuba wabicunga. Kanseri y'ibere yibasira abagore n'abagabo, ariko ikunze kuboneka cyane mu bagore, ku buryo ariyo ya mbere ikunze kugaragara ku gitsina gore muri kanseri zose zibasira abari n'abategarugori. Bamwe mu bari n'abategarugori baba bafite ibyago biruta iby'abandi byo kwandura iyi kanseri y'ibere, ahanini bitewe n'imiryango bavukamo cyangwa bakomokamo. Urugero nk'abafite abo mu muryango bandi bayirwaye, imibereho y'umuntu ku giti cye ndetse n'imihindagurikire y'uturemangingo fatizo mu mubiri genes. Kwipimisha iyi kanseri bikozwe neza kandi ku gihe bishobora kukurinda kuyirwara. Mu gihe waba waramaze kuyirwara ikiri hasi, ishobora kuvurwa igakira. Kanseri zose zibaho ari uko uturemangingo tw'umubiri twiyuburura ku bwinshi mu buryo budasanzwe. Icyo gihe icyitwa tumor kibaho ari uko uturemangingo dukorwa ku bwinshi umubiri ntubashe kuba wabicunga, ugasanga twabaye twinshi cyane birengeje urugero. Iyo tumor ishobora kuba benign, ni ukuvuga itimuka. Iyi akenshi ntacyo itwara umubiri. Cyangwa iyi tumor ishobora kuba malignant. Iyi ni mbi cyane ku mubiri kuko igenda yimuka, ari nako ifata ibice bitandukanye by'umubiri. Kanseri y'ibere ni uturemangingo tugenda twimuka dufata n'ibindi bice by'ibere, aribyo byitwa malignant tumor mu ndimi z'amahanga. Uko igihe kigenda gishira, niko iyi kanseri igenda yibasira ibindi bice by'ibere. Iyo imaze kugera ku gice kiba munsi y'ukuboko gato, ahitwa lymph nodes, nibwo ihita itangira kwibasira ibindi bice by'umubiri. Reka dusobanukirwe ibyiciro bitandukanye bya kanseri y'ibere yibasira abana n'abategarugori. Kanseri y'ibere igenda ishyirwa mu byiciro hagendewe ku bintu bine by'ingenzi. Icya mbere ni uburyo iyo kanseri ingana. Icya kabiri ni niba kanseri yarageze kuri lymph node cyangwa itarahagera. Icya gatatu ni niba kanseri yaragumye mu miyoboro ikora amashereka cyangwa iri mu zindi ngiramubiri, non-invasive cancers and invasive cancers. Icya kane ni niba se yaramaze kugera mu bindi bice by'umubiri bitari ibere. Ibimenyetso n'ibiranga kanseri y'ibere bigenda bihindagurika bitewe n'imiterere y'umubiri w'umuntu. Ku ruhande rumwe hari abumva ikintu gikomeye mu gihe bakanze ibere, hari abahindura ibara ry'uruhu, ndetse kuri benshi nta kimenyetso na kimwe kigaragara. Ku rundi ruhande hari igihe ibimenyetso biza biba bijya gusa nk'ibya infection isanzwe. Niyo mpamvu ari ngombwa kwisuzumisha cyane cyane ku bafite ibyago byo kuyirwara cyane. Abantu bafite ibyago byo kuyirwara cyane ni ukuvuga abari n'abategarugori bari hejuru y'imyaka 40, ariko iyo kanseri ivumbuwe hakiri kare iravurwa kandi igakira. Ni ngombwa kwisuzumisha igihe utangiye kumva ubabara amabere cyangwa ukabona imoko yahinduye ibara. Nuramuka ubonye ibimenyetso bikurikira bihindagurika ku ibere ryawe, bishobora kuba ikimenyetso cya kanseri y'ibere. Kubona ibere cyangwa agace ko kw'ibere karetsemo amazi, kubabara imoko cyangwa ubona itangiye kwinjira mu ibere ndetse no kuribwa amabere. Kumva ikintu gikomeye ahagana munsi y'ukuboko hegereye amabere no gusohora mu ibere ibindi bintu bitari amashereka. Gutukura, gukomera cyangwa gukweduka kw'imoko
cyangwa uruhu rwo ku ibere ndetse no gufuruta uruhu ku ibere. Ikimenyetso benshi bahuriraho iyo bafite kanseri y'ibere ni ukumva ikintu gikomeye mu ibere ushobora gukoraho nawe ukumva ubwawe. Akenshi ntikiba kibabaza, ariko gishobora kandi kuza cyoroshye, bityo igihe cyose bumvise mu ibere ryawe harimo ikintu kidasanzwe ni ngombwa kugana kwa muganga ukisuzumisha. Reka dusobanukirwe ibishobora gutuma umugore arwara kanseri y'ibere. Hari ibyo ushobora kwirinda, ariko hari n'ibyo utahindura nk'imyaka, kuko kuba mu muryango iwanyu hari undi muntu wayirwaye cyangwa izindi ndwara zishobora gutuma nayo iziraho. Gusa amahirwe ahari ni uko ibyinshi biyitera ushobora kubyirinda, harimo kugira ibiro byinshi, kunywa inzoga no kubaho ubuzima bwo kwicara cyane. Reka dusobanukirwe uko wakwirinda kanseri y'ibere. Mu gihe ukeka cyangwa se hari uwo mu muryango wawe warwaye kanseri y'ibere, ni ngombwa gufata ingamba zo guhangana nayo, cyane cyane ku bakobwa bakiri bato. Ibiro byawe bigomba kugendana n'uburebure ufite, ukirinda kuba wagira umubyibuho ukabije. Ni ngombwa kurya neza, ubundi ukibanda cyane ku mboga rwatsi n'imbuto, byibuze mu byo kurya byawe bya buri munsi. Kurya amafunguro akize kuri omega 3 fatty acids ni ngombwa cyane kugira ngo wirinde kanseri y'ibere. Ibinure byuzuye ugomba kubigabanya mu mafunguro ufata kugira ngo wirinde kanseri y'ibere. Kwirinda inyama zahinduwe, izokeje cyangwa izindi zitandukanye zicishwa mu nganda, kuko zibamo ibinure bishobora kongera ibyago byo kurwara kanseri y'ibere. Irinde kunywa inzoga cyane no kunywa itabi kugira ngo wirinde kanseri y'ibere. Dusoza, twabamenyesha ko kanseri y'ibere ivurwa igakira, by'umwihariko niba uri mu Rwanda, kanseri y'ibere mu bitaro bya Butaro ivurirwa ubuntu. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara, ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza, cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like, ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.